Hello friends, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Muri iyi video ngiye kubasobanurira uburyo turabikuza aya madolari 53.49 muri kubona muri application ya FMC Pay. Hari abantu benshi bazi ko iyi application ngo amafaranga yamwo atabikurika, ariko ntabwo ariko kuri amafaranga arabikurika 100%. Kandi mbibutse ko noneho ubu umuntu wakoze KYC cyangwa se yandikisha gukora KYC account ye ikaba verified, basiga muhereza amadolari agera muri 5. Nkuko muri kubibona hano, murabona ko FMC Pay ubu imwe ihagaze ingana na 0.0099 by'idolari, bingana n'amadolari hafi 2. Urumva iyo wiyandikisha guheza ko yini ibihumbi 2500 2500 kubana hafi kabiri, urumva ko na amadolari hafi 5. Abantu bagiye bakora KYC ntizibe verified, abantu bakoze KYC ntibe verified, ndagira ngo mbabwire ko uyu ari wo mwanya wo gukora KYC zika verified, kuko ntabwo bigitinda gukora KYC. Rero uza hano hejuru kano kantu kameze nk'umutwe nka contact ukakandaho. Iyo umaze kugakandaho rero account yawe usanga hano hari unverified mu ibara ritukura iyo utabaye verified. Nge nuko namaze kuba verified. Iyo rero ushaka ku verifyinga uhita uza ugakanda hano kuri kano kantu, ubundi bakakwereka ibyo ugomba kuverifya byose. Dore ni ibi, ngiye ikintu kitari cya verified ni Google authentication, n'ibindi byose byamaze kuba verified. Naho iyo umaze kuverifya email na identity, bahita guheza coin zawe 2500. Izo coin wemerewe kuzibikura, ariko kubikura bisaba ko ugomba kugira abantu byibura 4 utumira cyangwa se 5, kuko mbere iyi FMC zigihendutse kugira ngo bikorere gusaba ko ufite amadolari nka 12, kuko umva batangaga nyine amadolari makeya. Uri gukora amadolari 5 gusaba kuba ufite amadolari 30, bivuze ngo ugomba kuba winjije abandi bantu 5, nawe wa gatandatu y'amadolari 5 wayakuba na gatandatu agahita amadolari 30. Gutumira rero nta handi uca, ujya hano muri handi handitse ngo referral ugahita ukandaho, ugahita wakanda. Iyo umaze kwakanda bahita baguhereza referral code ariyo yino, bakagwiza na referral link. Ibi iyo bihaye umuntu akakwinjiraho nawe agakora account ikaba verified, uhita ubona za coin 2500 nawe akazibona. Guys, ni gutyo bimeze. Ubwo nawe niba ushaka kwinjira ndaza gusiga izi link ya referral code na link muri description y'iyi video, kugira ngo niba ushaka kwinjira bikorohere. Kandi ugira ikibazo ndashyira muri numero telefone, ku buryo ugize ikibazo wambaza nkagusubiza, ndetse ndashyiramo na link ya WhatsApp group kugira ngo ube wabariza ikibazo muri group. Gufata rero iyi link ukanda cyangwa iyi referral code ukanda kuri kano kantu ka copy kari hano, niko uhita ukandaho. Tudatinze cyane rero guys, mbere ko dutangira kubikura amafaranga, manzure ko wakoze subscribe. Nimba utarayikora, uyu ni umwanya wo kuyikora, ugahita ufungura notification ugakanda ku nzogera, kugira ngo uko dushizeho ikiganiro cye cyose ujye uhita ukibona mu ba mbere. Okay guys, reka rero dusubire inyuma hano, ubundi mbereke uko tubikura aya madolari. Okay, tukigera muno rero turaza duhite tuza hano kuri wallet. Hano tuza kuri kano kantu ka wallet tugakandeho. Nitumara kugakandaho bahita batwereka tujya hano hejuru kuri spot. Hano turebe ama FMC dufiteho. Noneho nitujya no kuri spot turasanga dufiteho FMC ibihumbi 23,739,330. Noneho kugira ngo rero tuze kubikura birasaba ko tugomba kuba dufite aya ma FMC ari mu madolari. Ubwo tugiye gukora no kuya tradinga akaba amadolari. Nitumara kuyagira amadolari, turaza gufata ya madolari tuyaguremo amapayini 5 baradukata. Nitumara kugura amapayini 5 baradukata. Noneho ubundi niturangiza tujya muri Binance dufatemo wallet address, tuze tubikurireho aya mafaranga. Ibyo byose tugiye kubikora, wowe ntusimbutse cyangwa ngo wihutishe, kuko niwihutisha ushobora kutabimenya ukawahomba umutungo wawe. Uri iyi video mpaka uyirangije. Okay, kitakora nta kintu tuza hano handitse ngo trade. Hano niho turaza dukande. Nitumara kwakanda ubwo tugiye gufata izi FMC tuzigurishe mu madolari. Noneho tuza hano hari payini, tuhahindure dushiremo payini, hari payini USDT, dushiremo FMC USDT. Tukakanda kuri kano kantu
utwo tufureshi tureba kareba iburyo n'ibumoso uhakande, nitumara kuhakanda tuze dukande handitse ngo USDT hano tuhakande, nitumara kuhakanda rero turaza dufata FMC, dushake FMC n'ubu utari kuyibona n'ubu utari kubona FMC ushaka kuza hano ukayishaka muno, tuze tuyisacinge kugira byorohe. FMC ihisiza tuze tuyifate, dore niyi duhite tuyifata, nitumara kuyifata ubwo murabona hahise haza buy na sell. Icyo tugiye gukora twebwe rero tugiye guseringa kuko dufite FMC, tugiye kubayinga dufite tugiye gusenga ko dufite FMC dushaka kugura USDT, tuhita dukanda hano handitse ngo sell, nitumara gukanda kuri sell noneho bahita batwereka FMC dufiteho 23,739, tuze duhite tuza dukande hano hari limit, dukande kuri kano kantu hano hari limit, dushyiremo market, ngo tuva muri limit order tujye muri market order, dukanda kuri kano tugakandeho, nitumara kugakandaho noneho hano baraza kudusaba amount rero ushaka kuza ukandikamo hano izo ushaka, cyangwa se ukaza ugafata kano kantu ukakurura ukajyana hano iburyo, zose ukazifata, twebwe dushaka tuze tuzikurure gutya, turaza dukurure gutya, urabona ko zose zamaze kujyamo, urabona ko iziri hano zingana n'iziri hano, niturangiza tuhite tuza dukande hano handitse ngo sell FMC, tuhite tuhakanda gutya, nitumara kuhakanda create shortcut yabaye successful, nuvuga ngo ikintu cya mbere turakirangije kwa kugurisha izi FMC mu ma USDT. Noneho nidusubira hano kuri wallet, hano turaza kubona yama USDT yacu ko twamaze kuyagura, dore ngaya FMC zavuyeho, twagize ama USDT. Noneho nkuko nababwiye rero guys, tugiye guhita noneho mu kubikura badusaba ko tugomba kuba dufiteho amapayini 5 yo gukata. Icyo bivuze rero nta kindi, tugiye gufata noneho yama USDT tuguze tuyagurishe mu mapayini, tugurishemo amapayini 5, tuguremo amapayini 5, kuko amapayini 5 rero kuyagura bigoye, bisaba ko ugomba kugurisha byibura kuva ku madolari 10 kuzamura, twe tuyagurisha tuyagira nk'amadolari 20 ni urugero, tuyagira nk'amadolari 20 cyangwa 30 kugira ngo tubashe kuyagurisha. Icyo twakora nta kindi rero, turaza tugarukira no kuri trade hano, cyangwa duce na hano, byose birashoboka, ushaka twakanda kuri no madolari gutya, none turangiza tegereze, nitubona bitinze turasubira duce kuri trade, hari igihe bitinda hano. Okay, ndabona bitinze, reka duce hano muri trade tuze tuhakande, nitumara kuhakanda noneho turaza duhitemo hano hari FMC hano, tuze dushiremo noneho tuze dushiremo payini, duhize dusacingemo payini yaje, dore niyi, tuze tuyikandeho, nitumara kuyikandaho ubwo none tugiye kubayinga amapayini, tuza dukande hano kuri buy, noneho niyo tuza duhitemo, harimo sell tuza duhitemo buy gutya, noneho turangiza tuze market niyirimo, noneho turangiza tuze dushiremo wenda amadolari 20, kadushyire 25, ntacyo bitwaye, turaza kongera nyuma tuyasubize mu ma USDT, turimo kubona payini zacu 5, kuko munsi y'amadolari 15 hari igihe bigorana, tuze dukanda hano handitse ngo buy payini, tuhakande, nitumara kuhakanda dutegereze, yes create successful, nuvuga ngo ubu twamaze kugura amapayini. Dusubira no kuri wallet turasanga dufiteho amapayini yacu twamaze noneho kugura, payini yacu twamaze kugura. Yes, ndabona ari gutinda, ariko murabona ko amadolari yamaze kuvaho, iyi network iri gutuma bitinda, ariko amapayini yo twayabonye byarangiye. Noneho kuko dukeneye amapayini 5 yonyine, tugiye kongera noneho tuze noneho tugurishe y'amapayini tumaze kugura, dusiganeho payini 5 zonyine. Turaza tugarukira no kuri trade,
guys, nibyo biba bigoye, iyo bino wabirangije ubundi ibintu biba byoroshye. Turaza no kuri trade, nitumara kuza kuri trade ubwo turi kwigiramo no gutradinga muri cryptocurrency. Noneho turaza no hari buy, iyo tuza dushireho sell, duhitemo hano kuri sell, hano duhitemo hano kuri sell. Nitumara guhitamo kuri sell, noneho turebe ko turasa dufiteho payini 53 n'ibice 122. Noneho twe turaza ko dushakamo payini 5 zonyine, tugire ubwo 40, ko dushaka gusiganaho 5, ubwo turaza dusigaraneho payini, turaza duhita dusigaranaho payini noneho hano 8 zonyine. Aha kuri balance tuze twandikemo, tuze dushiremo 48 n'ibice 3, nze mbyandikemo, twandikemo 48 n'ibice wenda n'ibice 115 ikatege kuzimanaho zose. Noneho turangiza duhite tuza dukande hano ngo handitse ngo sell payini, tuhakanda gutya sell payini, tegereze create successful transaction. Ni uvuga ngo payini yacu twamaze kuyagurisha, dusigaranyeho 5 zonyine. Kadusubira hano kuri wallet turebe ko arizo ziriho, turaza dusubire kuri wallet, noneho turebe. Murabona ko amadolari yacu yamaze kwiyongera, nubwo payini bari gutinda kuyitwereka, ariko nta kibazo. Bivuze ngo amadolari dukeneye kubikura kugeza ubu ni amadolari 51 iyo tugiye kubikura. Noneho amapayini nayo bari budukate. Rero kugira ngo tubikure nta kindi turakora, tuza hano dukanda hano kuri USDT hano, cyangwa dukanda hano handitse ngo withdraw bitewe n'icyo dushaka. Reka tuze dukande hano, nitumara gukanda hano noneho tuze dukanda handitse ngo withdraw, aha tuhakande. Nitumara kuhakanda rero bahita batubwira, badusaba gushiramo wallet address. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kujya muri Binance dufate wallet address, noneho yo kuri network ya TRC20. Urabona ko niyo network dufite hano ni TRC20, ubwo niyo turi bufate. Noneho niturangiza hano amount turashiramo aya yose 51. Noneho ibijyanye network fees na payine 5 turazifite. Ikindi minimum withdraw na amadolari byibura 10, twe dufite 51. Okay, tugiye tujya muri Binance yacu rero, ubundi dufatemo iyi adresse yo muri TRX. Turahita tuza muri Binance rero, urabona ko iyi ni Binance yacu, uri kuyibona. Icyo tugiye gukora nta kindi, tugiye guhita tuza noneho hano, duhita tuza hano handitse ngo add funds, niho turakanda. Nitumara kuhakanda noneho bahita batubwira ngo receive I don't have a crypto asset P2P trading. Noneho receive gufata kuri P2P, gufata kuri unyuze kuri pay cyangwa se gukoresha crypto asset. Tuze dukananditse ngo deposit crypto, aha no tuza dukande. Nitumara kuhakanda noneho bahita batubwira, baduhereza amakoyini ahari. Twe turaza dushake coin ya USDT iyi cyangwa se iri muri history. Niturangiza tuyikandeho, nitumara kuyikandaho rero baraza batubwire guhitamo network. Hano twabonye ko network tutahitamo ari TRC20, niyo turafata. Tuze duhite dukanda hano, ubwo bahita baduhereza noneho deposit address cyangwa se wallet address. Iyi wallet address niyo tugiye kujyana muri FMC Pay. Kugira tuyifate tutandukanye ku kantu kameze nka copy hano, ubundi nitumara kugakandaho tube turayikopiye tuyijyana muri wallet muri FMC Pay. Tuze dukande kuri copy rero, wallet address copied. Tuze dusubire hano inyuma,
duhite tuza hano muri FMC Pay, tegereze tuyifungure, tuyifungureho gatoya gutya, nitumara kuyifungura dutegereze gato. Guys, video yabaye ndende ariko nagira ngo mbereke akantu ku kandi, hatazagira umuntu ukubeshya ngo aya mafaranga ntabwo abikurika kandi koko abikurika. Icyo turakora rero, tuhita tuza hano kuri wallet n'ubundi nk'uko twabigenje ubwa mbere, tuhakande. Nitumara kuhakanda noneho twamaze kubona kuri spot ko dufiteho amadolari yacu n'uburyo turayabikuza, tuza dukande kuri yano madolari gutya. Nitumara kuyakanda tuza dukande hano ngo withdraw, tuhakande. Nitumara kuhakanda dufata ya wallet address tuze tuyikopiye muno. Hano ugomba kwimakinga sure ko wallet ushizemo ariyo nyayo, kuko ushizemo itariyo uhita uhomba, icyo gihe nta muntu wabaza. Tazoro duhita dukanda hano dupestingemo cyangwa dutsindagiye mu rutoki, duhita dupestingamo ya address tumaze gufata. None tutangiza duselecting network ni TRC20 cyangwa se Tron, ngiyi hano tuze tuyifate. Nitumara kuyifata noneho tuze dushyiremo amount rero turaza twandikemo amadolari 51 n'ibice 0.29 gutya, wenda rimwe gutya. Ubundi aha niturangiza ubwo tukanda handitse ngo withdraw, mu kanya gato araba ageze muri Binance. Turaze dukande withdraw rero, turahakanda. Noneho bavuye notification before withdrawing you need to activate Google Authenticator in security. Aha rero guys, kuko nkabonye ko twakora Google Authentication, tugiye kuma dukora icyo bita Google Authentication hano muri security. Tudukande OK. Nitumara gukanda OK rero bahita tujyana hano kuri Google Authentication, dukande hano baha verifying, dukande kuri unverified, dukore verification. Noneho bahita baduhereza, batubwire ngo Authenticator app, tuze dukande continue hano. Nitumara gukanda continue bahita baduhereza iyi code ni tugiye kujyana muri app ya Google Authenticator, tuze tuyikopiye gutya. Mbere ko tujya muri Google Authenticator guys, manzire ko wakoze subscribe kandi video wamaze kuyirayikinga, ubundi wamaze kuyikorera na share, duhita twigira muri authentication. Ushobora gutukana hano handitse ngo continue gutya, nkamukanda kuri continue. Noneho bagahita kubwira ngo enter code, please enter the verification code in Authenticator. Hano rero uraza uhite ujya muri Authenticator nkuko mbikubwiye, uze Authenticator, dore ngiye ndayifite hano, application authentication, tuyikandeho. Nitumara kuyikandaho noneho tuze dukande ku kantu ka please guys, ntacyo ntazabereka. Noneho turangiza tuza dukande handitse ngo enter a setup key, hano niho uraza ukande enter setup key, hano uhakande. Nitumara kuhakanda turaza dushiremo code name, katuyite wenda tuyite FMC Pay 2025 gutya. None turangiza dushiremo ya key yacu ariyo yini iri hano, tuzi tuyipestinge muno, sorry pasting zatariho, tuzi tuyipestinge muno, dukande paste. Niturangiza duhite dukanda hano add, hano kuri add iraba yagiyemo. Yes, tegereze gatoya. Aha rero no abari security bivuga ngo nta muntu wakwiba umutungo wawe, kuko iyi authentication iragira ute, irabigusaba. Ya ntuze yacu rero yamaze kujyamo, dore ngiyi, dore niyi batubwiye FMC Pay 2025, dore niyi. Ubu igisigaye nta kindi rero, turaza duhite dufata ya code badusabaga niyi, duhite dukanda gutya, dugumishe urutoki, ubu yikopiye, te dusubira muri FMC. Noneho hano tuze dushiremo ya code yahise yijyanamo, duhite dukanda hano confirm gutya, irahita ijyamo. Yes, verification done, mwabibonye verify Google done, dukanda done. Ubu noneho byose turabirangije.
nta gisigaye, gusa bashobora kudusubiza inyuma kugira ngo twongere dukore ya transaction irangire. Okay, murabona ko transaction twari tugiye gukora ni iyi rero, dukanda no withdraw, tumukanda withdraw, noneho bahita batwoheza rero noneho guys ku verifyinga email. Ibi byose kugira ngo amafaranga yawe akugereho ku mutekano, urahize uza ukande hano ngo send code, bahita baguheza code kuri email yawe. Tubaduheza code kuri email mu masegonda 53 ugenda amanuka, bahita batubwira ko baduhaye code, tuhita tujya kuyireba muri email yacu. Ushaka twajya kuyiresha ko yanagezemo code rero baduhaye, dore ni reka tuyishiremo. Code baduhaye ni 25 2 7 9 25 2 7 9 ubundi hano tuze tujye gufatana authenticator, tuze duhita tuyifata, niturangiza tugaruke muno muri noza yacu dushiremo ya authenticator yacu, ubundi niturangiza hano tuze dukande confirm. Gutya turaba twamaze kubikuza, dukande confirm rero, tumara gukanda confirm, ubundi success active withdraw success cyangwa active withdraw success, uvuga ngo gutya amafaranga yamaze kujya muri Binance. Dukanda OK, nitumara gukanda OK duhita dusubira inyuma rero, tuza tujye muri Binance turebe amafaranga yacu. Murabona ko hano no kuri balance yamaze kuvaho, nujya kuri spot urasanga amafaranga yavuyeho uretse 0.7 bisigaye. Guys, reka noneho duhite tuza tujye muno muri Binance, dusubire muri Binance. Tumara gusubira muri Binance noneho turebe amacoin yacu ko yamaze kugeramo, cyangwa se amadolari yacu yamaze kugeramo. Tuze dukande hano muri Binance, dusubire inyuma. Tumara gusubira inyuma tuze turebe kuri balance ko yahageze, n'abatarahagera tutegereza akanya gato. Urabona ko yamaze kuhagera, duhaye na message deposit y'amadolari. Ubu tugiye kuza turebe ko yamaze kugaragara, tugakora refresh. Kinze nuko baduhaye aka email kagaragaza ko ama USDT yatugezeho. You have successfully deposited amadolari 51. Murabona ko guys, nitujya no kuri email, murabona ko baduhaye hano, batubwiye ko baduhaye twakoze deposit. Reka dufungure iyi email turebe iyi confirmation baduhaye uko imeze. Murabona guys ko baduhaye confirmation, kuvuga ngo USDT deposited successfully, your deposit of amadolari 51.029. Guys, aya mafaranga n'amafaranga menshi, ushaka kugira ngo ndakubesha idolari buno riri ku 470 ngo kubana amafaranga urebe amafaranga arimo 470, urebe amafaranga arimo. Aya mafaranga n'amafaranga menshi guys, ntago wagombye kuba uyakerensa uko wiboneye, kandi amafaranga nawe wayakorera bigashoboka. Iyo amafaranga ize muri Binance, cyo gikurikiyeho nta kindi ni ukuyabikura. Nzabireka noneho uburyo uyabikura, uyavana muri Binance uyazana kuri mobile money yawe, nabyo nzabibereka turebe uko bikorwa. Ndabona guhita batwereka neza guys, dore ngaya kuri spot yamaze kujyaho ngaya amadolari yacu 51.10. Guys, urabona ko amafaranga hano yahageze. Wa muntu waruzi neza ko amafaranga yo kuri FMC Pay atabikurika, nizere ko yamaze gusobanukirwa ko yabikurika akagera kuri nyirayo. Guys, ndabakunda cyane. Nimba iyi video igufashije, wibuke kohereza like kandi ntugende udakanze subscribe. Ikindi link yo kwiyandikisha muri FMC Pay ndetse na referral code ndaza kubisiga muri description y'iyi video, kugira ngo nimba ushaka kwinjira winjire byoroshye. Ndasiga na nimero ya telefone kugira ngo nugira ikibazo uzambaze ngufashe. Guys, amadolari 5 ni menshi ku muntu winjiye wicikanwa no kuyakorera, kandi azagenda azamuka. Twavuye ku dolari 1 no tugeze ku madolari 5, umbe ko ni amafaranga menshi cyane. Guys, ndabakunda cyane rero, reka duhure muri video zikurikiyeho, ubundi tugumya twirira kuri aya mafaranga. Ciao ciao.